Ibihe byiza nanone bakunzi bacu, ibihe byiza kuri mwese buri umwe aho aherereye. Twongeye kubasuhuza komere cyane, turabakunda kuko mu by'ukuri namwe mutwereka urukundo. Iyo mukurikira ibyo tubategurira bitugaragariza urukundo mudufitiye. Uyu munsi nanone nk'ibisanzwe ngira ngo mwaramenyereye, ntabwo tugitinda mu bintu byinshi turi gutangira. Ndagira ngo dukomeze inkuru yacu ya Buranga. Ubu tugeze kuri episode yayo ya 19. Ngira ngo aho duherukira muri episode ya 18 duheruka Hogoza atungurwa no kubona Yves aramukanya n'undi mukobwa mu buryo budasanzwe. Ako kanya rero Hogoza yahise yijijisha nk'utabibonye maze yisubirira mu biro bye. Yves asigarana n'abashyitsi be. Inyuma rero yo kwakirwa muri ofisi ya Yves, Samuel na Buranga bose barishimye, maze Samuel aterura agira ati, mwakoze cyane. Oya nta kibazo rwose, ahubwo ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga. Igikorwa wakoze ni ingenzi cyane, nukuri muzehe. Oya nta kidasanzwe muhungu wanjye, biriya byari mu nshingano zanjye nk'ikiremwa muntu. Byongeye ndi umubyeyi, sinabona umwana arengana ngo mbyihanganire. Umwana wese burya ni nkunderega, naba naramubyaye cyangwa atari uwanjye, wose bagomba gufatwa kimwe. Nukuri nibyo rwose, ibyo nibyo pe muzehe. Ntacyo jye nabona ngushimira rwose, ariko nanone ntacyo turi kumwe. N'ubundi Buranga ubu ni uwawe, murere nk'uwawe, nanjye nzababa hafi. Ubagiye kujya ku ishuri yige kaminuza, hanyuma kandi muzehe ubu nawe uri umukozi hano, urumva. Dufite abakora amasuku 2, hakaba abasekirite 2 bo muri kampani yacu, ndetse n'abasekiriteri 2. Abo bose rero ubu ni wowe bakuriye, ukamenya ngo bakoze, kandi rwose ukabakontorora mu kazi, ukampa raporo utabogamye, kuko icyo twifuza nuko kampani yacu itera imbere. Ntuzi gusoma no kwandika? Ndabizi rwose, narangije na seraye. Ni byiza cyane. Noneho akira aya makaye, sibyo? Akira aya makaye, ni manini, ya registre ngira ngo niko tujya tuyita. Buri wese azagiriye, hanyuma uko bizajya bigenda rero buri wese azajya asinyamuye. Bivuze ngo uzajya wandika itariki uje asinye, uko yaje mu ikayi ye, ntajya no gutaha asinye. Imana yo mu ijuru yonyine izakumpembere n'ukuri. Oya ntacyo, ahubwo igisigaye ubwo ni ukukwereka icyumba uzajya ukoreramo nk'ibiro byawe. Ngw'ibiro? Njyewe Samuel nkorera mu biro? Cyane rwose. Umushahara wawe ni 150 ku kwezi, nk'uko biri muri kontra. Ese umvuga iki koko? Hanyuma ahubwo akira aya mafaranga ni 100,000. Ugende witegure kuko ejo uzakora, ejo uzatangira akazi. Ugomba gusirimuka kugira ngo wiheshe agaciro. Ugura imyenda myiza, andi waba uyifashisha igihe ukwezi kutarashira. Ariko aya si ideni ngo haye, aya ntabwo ari ideni, nayo kwifashisha. Umushahara wawe uzaba wuzuye, nubwo ubaye umukozi hano, ariko hari uko ngo ufata kundi kwihariye mze, sibyo? Samuel ahita apfukama, azamura ibiganza asa n'usenga. Haguruka muzehe, ibi nta gitangaje kirimo rwose. Hanyuma Buranga nawe mukobwa mwiza, gahunda iriho no kwiyandikisha ukajya kwiga. Murakoze cyane. Njye n'umubiri kuba wagira ngo ndi mwibonekerwa. None hakira aya mafaranga ujye kuyavereza kuri banki, hanyuma ujye muri Cyber Cafe wiyandikishe. Gusa vuba ndagushakira na mashine, mushatse mwajyana ugafasha na muzehe kugura imyenda, hanyuma nawe kandi ukigurira, ubundi mukajya mu rugo. Muzehe akitegura akazi k'ejo. Barahagurutse, Yves abanza kwereka muzehe aho azakorera, anamwereka abakozi bose, ababwira n'inshingano ze. Baramwishimira. Nyuma baratashye, Yves asigara mu kazi. Buranga nawe yajyanye na Samuel, maze Buranga abanza kwishyura no kwiyandikisha, babona kujya mu isoko.
None se papa, uzajya utega imodoka buri gihe ujya ku kazi unavayo uzabivamo? Udufaranga ntituzahashirira? nta kundi, ariko ariya mafaranga si make mwana wa. Reka rero nkugire inama itari agakecuru, nubwo ngo ntajya iryahanyinonye. wowe wivuga utya, inama yawe ndayubaha. mbwira n'ubundi uyu mugisha Imana yawunyujije kuri wowe. Urakoze kunyumva. Noneho rero reka nkubwire, gura igare rishya maze ujye uryifashisha, uzihe isaha ku buryo utazajya ukererwa, naho gutega buri munsi cyangwa gukodesha aho uba hafi ahangaha ntacyo wajya uramura, ni ukuri. ese ubu kuki koko icyo kintu ntari nagitekereje? kora mwana wa, ukwangara akamenya Imana gusa. Bahise bajya kugura igare, bararibona rishya, bararibatunganyiriza neza, maze bajya no mu isoko. Samweli agura ibyo akeneye byose. Mu gihe bari basohotse mu isoko, Buranga arebye hirya abona umuntu uza amusatira kandi yihuta. Samweli nawe baramubonye. Uwo mwanya wa muntu aba ehehe, uyu ninde se Mana ihoraho? aha, nta gucikwa na episode ikurikira.